Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza nizera yuko uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Mbere yuko ntangira video reka mbanze nsuhuze Dani Tuyishime ngushimira kandi umwanya ufata ureba ibiganiro byacu na comment wasize. Thank you so much. Uyu munsi rero ntabatindiye ngiye kubereka ibintu 10 muri makeya biratuma uhumuka amaso, unezerwa cyangwa se uva mu rujijo kuko ngiye kukwereka ibimenyetso bizaguhamiriza yuko umukobwa agukunda cyangwa se umusore niba mukundana ari mu mahanga. Yes, ikintu cya mbere aha ngaha uyu muntu uzasanga agushakira umwanya muri makeya kugira ngo muganire cyangwa se kugira ngo murebane, niba muri kuri video call nta excuse n'imwe atanga yatuma atakubonera umwanya. Iki nicyo kintu cya mbere uzasanga kiranga umuntu ugukunda kandi ari kure yawe. Umwanya we 100% arawubona kandi akakusangiza uburyo amerewe. Ikintu cya kabiri nuko uzasanga muri text messages cyangwa se iyo umwandikiye muri makeya usanga harimo energy iri ku rwego rwiza cyane ruri hejuru, aho utumva yuko urimo urakora cyane umwandikira ariko ukabona yuko we atarimo arabishyiramo imbaraga nk'uko urimo urabishyiramo. So text messages zabikwereka yuko afite muri makeya gahunda yuko mwakomezanya energy akoresha, uburyo ubona yuko ashyiramo imbaraga, uramwandikiye aragusubije, cyangwa se arakwandikiye uramusubije, nubwo bwose ufashe umwanya runaka utari wamusubiza urabona yuko yihanganye niyo yagusubiza. Mbese message urabona yuko itari dry, ituma ugira morale no kugira icyizere. Ikindi aha ngaha uzasanga uyu muntu akubaza uburyo umunsi wawe umeze umunsi ku wundi. Si ukuvuga yuko mumara imyaka cyangwa se mumara amezi n'amezi mutaganira, icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri. Uzasanga uyu muntu akoresha tous les moyens possibles akubaza ubuzima bwawe bwa buri munsi, surtout niba uba mu mahanga hari stress nyinshi cyane abantu baba bari gucamo, buri muntu wese aba yirukanka mu mashift, ariko uzasanga yibanda cyane kukubaza uburyo umerewe umunsi ku wundi. Ikindi aha ngaha uzasanga uyu mukobwa cyangwa se uyu musore yibwiriza mu kuba yaguhamagara cyangwa se akandika. Iki nacyo ni ikintu kiranga muri makeya umuntu uri seriye cyane. Niba ubona yuko atari wowe gusa ukora cyane uhora wandika cyangwa se uhora umutextinga, ikintu kizamuranga ni uko ubona yuko nubwo bwose utabikora nawe muri makeya ubona yuko abifitemo umwete mu kuba yakwandikira cyangwa se mu kuba yaguhamagara. Ikindi kintu aha ngaha uzasanga uyu muntu yifungura uko ibihe bigenda biza gahoro gahoro murimo muraganira. Ni hahandi uzatangira kumenya amabanga ye cyangwa se kumenya uburyo atekereza cyangwa se uburyo abangamiwe n'ibintu runaka biri hirya no hino. Uzasanga atangiye muri makeya kwifungura no gutangira kukubwira uburyo amerewe, uburyo yumva urukundo rwanyu uko ruri kugenda, uburyo utuma yiyumva. So azifungura amarangamutima ye yose utangire kumenya uburyo ayakoresha. Ikindi aha ngaha uzasanga atangiye kuba akubaza mbese uzaza ryari, ese tuzabonana ryari. So iki nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko urakumbuwe, arashaka kugira ngo rimwe mu buzima muzahure, muzasabane, muzicare kugira ngo mupange uburyo ibihe byanyu bizaba bimeze mwabaye muri kumwe. So yifuza yuko one day, mu gihe kidafashe igihe kirekire cyane muzahura kandi mugasabana, ya nyota mwari mufitanye amaraso ashyushye cyane, ibi bintu bigomba gukemuka. So muri makeya yifuza yuko one day mwahura. Aha ngaha kugira ngo umenye yuko umuntu akwishimiye kandi agukunda by'ukuri nuko ahozaho, ntago ahindagura
ntago ahindagurikanya, so ni ikintu kizamuranga mu gihe niba hari uwamukurangiye cyangwa se niba mwarahuriye kuri social media, imbaraga yashyize akumenya na n'ubu nizo zigihari. Niba ubona yuko nta mpinduka, energy yakweretse mugitangira aho mugeze amezi 3, amezi 4, aracyari wa wundi, ntago ahinduka muri makeya, iforo ni za zindi, urukundo ni rwa rundi, iki ni ikintu kimuranga. Donc ntago aba akazuyazi cyangwa se ngo akonje, ashyuhe uyu munsi, kuko wohereje kashe, kuko abenshi muri makeya usanga yuko ikibahuza kenshi ari amafaranga, kuko niba umpaye, amadolari 100, morale ndaziguhereza, ndaguha, buri kintu cyose ushaka, ariko utakohereza ya mafaranga, urukundo rukaba ruratambutse. So nicyo kintu cya mbere kiranga uyu muntu wakohereza ayo mafaranga, utayohereza, icyo akeneye ni ukumva ijwi ryawe, icyo akeneye ni uko umuganiriza. So nicyo kintu muri makeya nakubwira yuko kimunezeza cyane. Uyu muntu mumaranye igihe runaka, uyu muntu muraziranye cyane, ushobora kuba watangiye kumubwira ibintu bitandukanye birimo by'ubuzima bwawe cyangwa se ibintu ukunda. Mu kiganiro mugendana mukorana, uzasanga atangiye kugarura ibintu ushobora kuba wamubwiye mumaranye n'amezi 6 cyangwa se igihe runaka. Nubona atangiye kuganira ku bintu ushobora kuba waravuze cyangwa se ibintu wamubwiye bikubangamira cyangwa se bikunezeza, ukabona yuko atangiye kubikuzanira, ni ukuvuga yuko muri makeya paying attention cyane kuri detail ya buri kintu cyose uvuga. So iki ni ikimenyetso kizakwereka yuko agutekerezaho umunsi ku wundi, ni nayo mpamvu azanye ibiganiro mushobora kuba mwaraganiriyeho, ibintu ushobora kuba byaragushimishije, byarakubangamiye, aragerageza akabizana kugira ngo muri make akwereke yuko agufite ku mutima. Ikindi kimenyetso muri makeya udashobora kwirengagiza ni uko iyo umukobwa yagukunze cyangwa se uyu musore aba proud yo kugupresenta mu bantu, aba proud yo kukwerekana mu bantu. Niba uri kuri social media, aragerageza akabipostinga maybe yuko ari muri relationship n'umuntu runaka, cyangwa se niba atanabivuze, uzaba wa muntu uzwi n'abantu b'umuryango we, inshuti ze magara, cyangwa se uri wa muntu muri makeya uzwi, ntago uri mu gatebo, kuko kuba akuzi gusa, muganira mwembi, aragerageza akagupresenta ku bantu bamufitiye akamaro. Iki ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko muri makeya afite plan, afite gahunda kuri wowe. Ikintu cya nyuma ahangaha guys ngiye kukubwira kandi mfite imbaraga nyinshi cyane mu kuba waguma muri uyu mubano, nuko you don't feel confused mu gihe urimo urakundana n'uyu muntu. Nta n'umunsi n'umwe aguhereza reason zatuma muri makeya umuduta cyangwa se wumva yuko ntabwo uri stable, wumva yuko ibintu muri makeya bitari right. So niba mu mutima wawe wumva yuko utuje, ukuba umuganiriza ukumva yuko ufite amahoro mu mutima, iki ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko muri makeya ari the right person. So niba nta dute ufite, niba ubona yuko kuba ari muri uwo mubano bitatuma uhungabana cyangwa se bitume utekereza ibintu byinshi, nuko muri makeya uyu muntu agukunda kandi afite gahunda yo kugumana nawe. So niba wicara ugatangira kuduta cyangwa se gutekereza ibintu byinshi cyane, wibaza kuri uwo muntu, ese kubera iki atanyandikira, ese kubera iki atampamagara, ese kubera iki amvugisha kuko azi yuko maybe umunsi wanjye wo guhembwa wageze, ese kuki amvugisha kuko muri makeya hari ikintu akeneye. Ibi ni ibintu ukwiye kwibaza kandi ugashyiraho akadomo. Ariko mu gihe ataguhaye reason yo kuba wakumva yuko utamwiyumvamo, so iyo ni green flag ikwereka yuko muri makeya urimo uradetinga umuntu ufite gahunda ku buzima bwawe. Niba uyu muntu ubona yuko, katuvuge ni umusore, ari
niba ubona yuko ari provider, niba ari umusore ukabona yuko yiyibutsa rimwe na rimwe, akaguhereza, argent de poche, akaguhereza, ikintu cyerekana yuko akwitayeho, cyangwa se small gift. Ntabwo mvuze ibintu byinshi cyane, amafaranga cyangwa se ibintu bya mirenge, ariko akantu gatoya gashobora kuba kakwerekana yuko agutekerezaho, ubuzima mushobora kuba muzabufatanya hamwe, ubibonera ku ntangiriro. Ni hahandi ubona yuko akohereje $50, akohereje $100. So ibyo biguha icyizere kikwereka yuko agutekerezaho, ariko bitavuze ngo uricara gusa wumve yuko agomba kukohereza amafaranga isaha ku isaha, kuko urukundo si amafaranga, cyangwa se kuba muri kumwe nawe suko ari mu mahanga kugira ngo muri makeya umwe akonsome uwundi. Umwanya wonyine nicyo kintu kizaguhamiriza yuko agukunda, no kuba adahindagurikanya, ikindi kuba agupresenta mu bantu, ikindi akubaha, atagufuhira. Alright guys, nibyo bintu nari mbafitiye, nizera yuko hari uwo biraza gufasha. Niba bigufashije wibuke umpe thumbs up, ikindi ukore share kugira ngo umuntu urimo urakundana n'umuntu uri mu mahanga, yaba ari umukobwa yaba ari umusore, iyi video iramureba kugira ngo arebe ibimenyetso nyakuri biranga umukobwa cyangwa se umusore ukwishimiye kandi ufite gahunda yo kugira ngo muzabane ari kure yawe physically, ariko umutima muri kumwe. So turi kumwe rero, ndabakunda cyane, naho utaha. Ciao, bye.